Dutangiye filime yacu ni mu ishyamba ahantu hamwe hari abanyeshuri bazanaga umukobwa mugenzi wabo bamusinzirije, baje kumushyira mu mwobo bacukuye, baje kumushyingura ari muzima. Ese byagenze gute? Ese mu by'ukuri kubera iki bazanye umukobwa ngo bamushyingure ari muzima? Yamugejeje aha ngaha, abandi batizana hano rwose, yasanze biteguye bacukuye imva ndende, iyi mva nini ni uko bamumanuye. Ni umwe muri bo, ni umunyeshuri mugenzi wabo, ariko nyamuneka ibyo bamukoreye ntabwo ari iby'ini Rwanda. Dore umwobo baragiye baracukura, ni abakobwa batoya, abakobwa b'abanyeshuri, ariko mu by'ukuri basa n'abafite ubugome ndengakamere. Ese ni iki bamuhora? Ese ni iki bamuziza gituma bagiye kumushyingura ari muzima? Barakwereka filime yacu itangiye inakomeza, uzagenda usobanukirwa akantu ku kandi. Mu by'ukuri twibutse kuri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Bamaze kumushyira mu mva, batangiye kuvamo kugira ngo bitegure gushyiraho itaka. Mwoka byaramwe, mujye mureba ubugome bwabaye bwinshi cyane, amashyari, inzangano. Ni abana batoya, abanyeshuri batishyiraho gira vuba, shyiraho, manuriraho itaka, yewe kuri gutinda ariko tugufashe, cyangwa ati gira vuba tugende batadufata, gira vuba. Yewe data we, dore wa munyeshuri bamurambitsemo, batangira gushyiraho itaka buhoro buhoro, barenzaho abandi bafana bavuga bati rwose shyiraho. N'ubundi yirataga, yari umwirasi, yari umwibone, yadusuzuguraga. Mujye mureba abahungu bose bamukundaga, yabaga uwa mbere. Yewe data we, nyamuneka ibyiza ntabwo byoroshye, ariko ntugahemuke, ntukice, nta cyiza cyabyo. Nyamuneka mwirinde ishyari, mwirinde inzangano, mwirinde rwose kwica, ni icyaha gikomeye. Abakobwa bari aha ngaha batishyiraho, ariko se wananiwe kutagira vuba? Kumbi uko bamushyingura ariko bafite ubwoba, barakanaguza impande n'impande, bareba hirya hino, ibumoso, iburyo, kugira ngo badafatwa. Mujye mureba umukobwa baramushyinguye, bamurundaho itaka ari muzima, bamusinzije gusa ntago yitabye Imana, bamuteye imiti yo kumusinziriza, barangije bamujyana ahatazi, bamuta mu mva. Nyamuneka niyo mpamvu kuri iyi si, muri iyi minsi, ntukizere abantu. Inshuti nyinshi muri iyi minsi zirashukana, zakugambanira, ariko nyamuneka ntago ari zose. Wa mukobwa washyiragaho itaka arangije yaje kunanirwa, mugenzi we ariko se reka ngufashe, reka nkwereke uko bigenda, uri umwana ntabwo uri kwihutisha. Yafashe itaka arakomeza anagaho. Ese uyu mukobwa mu by'ukuri ni iki yabakoreye cyatumye bamwanga urunuka bakamushyingura ari muzima? Mwoka byaramwe. Muri iyi minsi inzangano zabaye nyinshi, amashyari, mu by'ukuri usanga abantu bangana, nta n'icyo bapfa rimwe na rimwe, ari mu nyangerese. Abanyeshuri bari aha ngaha, wasanga bapfa umuhungu, umugabo wenda w'umukire, bati rwose reka tumwice, uriya mugabo w'umukire wenda mu by'ukuri aba ari twazarongora, n'ubundi kirataga, babivuze, n'ubundi ngo kasuzuguraga, ngo abahungu bose baragakunda, dore bashyizeho itaka mpaka riramurengera. Kumbi uko bakomeje gushyingura ariko ku ruhande haturutse n'umukobwa, umukobwa ukiri mutoya, umukobwa mwiza, umusirimu, aza yarakaye cyane kugira ngo harebe ese akazi karangiye. Barakwereka. Ese mwuka byaramwe baramuziza iki? Ni intangiriro ya filime yacu, uzagenda umenya byinshi. Ni igice cya mbere. Nyamuneka nkwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo uzabone ibindi bice bizakurikiraho. Ni filime nziza cyane, filime y'urukundo, filime iteye ubwoba, ariko kandi filime irimo inyigisho zikomeye cyane, inyigisho z'urukundo. Wa mukobwa ageze aha ngaha yitegereje imva, arahumiriza gatoya, nk'umuntu nyine uvuga uti mumaze gukora akazi, mukoze neza.
ati mukoze neza, ndaza kubahemba, nizere ko gusa nta muntu wababonye, mujye mureba dore watanze akazi ko kwica umukobwa, ati muramunkijije, Imana izabafasha, Imana izabahemba, nanjye nzabahemba. Abakobwa bahawe amafaranga kugira ngo bice mugenzi wabo. Ese yapfaga iki n'uyu mukobwa? Ese barapfa umugabo? Ese barapfa amafaranga? Ariko byanze bikunze ashobora kuba ari umugabo bapfa. Usanga muri iyi minsi n'abantu bararogana, ugasanga mbere y'ubukwe umuntu baramuroze cyangwa se ku munsi w'ubukwe, ariko nta keza kabyo. Ntimukice, burya umugisha wawe ni uwawe, n'uwa kanaka n'uwa kanaka, buri wese agira umugisha we. Bamaze kumushyingura, twagarutse aha ngaha barakwereka wa mukobwa watanze itegeko ryo gushyingura mugenzi we ari muzima. Ni umukobwa wo mu bakire, ni umuherwe. Yaje aha ngaha afata umukobwa uhagarariye abanyeshuri, ati niko none se hakurikireho iki? Ati ku gahunda twayisoje. Ariko agiye kuvuga avuga aziga, ati none se ubwoko tubirangize gute? Ati nyine mbwira igikurikiraho. Ese ni iki bari kuvuga kigomba gukurikiraho? Inyuma hari abarinzi. Agiye kuvuga yarahindukiye, arabanza yitegereza aba bodyguard, basa n'ababarogoye, ntago bashaka kumena ibanga, kuvuga byinshi bari kubumva. Arangije umukobwa ati niko muva aha ngaha mugaruke mu kanya, ntago mbifuza. Ni umwana w'umukire, ni umukobwa w'umuherwe, aba miliyoneri, dore imodoka, abarinzi nabo nabo. Ariko mu by'ukuri yatanze itegeko ryo kwica mugenzi we. Ese yamuhoraga iki? Nyamuneka komeza urebe filime akantu ku kandi, uragenda usobanukirwa ku buryo bwimbitse. Nkwibutsa gukanda subscribe niba uri mushyashya kugira ngo uzarebe ibice bizakurikiraho. Barakwereka mugenzi ati rero ubwo byarangiye gutya ni ukujya gushaka abapfumu, hanyuma uriya mugabo tukamuha imiti, hanyuma byanze bikunze azakurongora, kubera ko yakundaga uriya mukobwa cyane, yamukundaga cyane. Aline rwose yari mwiza, akunzwe n'abagabo bose. Rero ubwo twamurangije turakurikizaho gushaka imiti, hanyuma tuyihe uriya mugabo, hanyuma azakurongora. Mujye mwumva nyamuneka, bapfaga umugabo bituma bamwica, baramwirenza, baramwikiza. Barakwereka filime yacu itangiye inakomeza. Mugenzi ati rwose ndabizi neza bizakora, bizagenda neza. Afite umujyanama aha ngaha, ni umukobwa wo mu bakire. Ese uwo mugabo apfa ni mugabo ki? Ese ni musore ki? Ateye ati, ameze ati, ku buryo yica mugenzi we amuhoye? Mu by'ukuri uwo mugabo, nyamuneka, burya urukundo rw'umuntu ni urw'umuntu. Ntukagirire ishyari mugenzi wawe. Niba afite umukunzi mwiza, nawe uzabona uwawe. Ni ikibazo cy'igihe. Mu by'ukuri umugisha w'umuntu ni uw'umuntu. Uyu munsi ni wowe, ejo ni njyewe, ejo bundi ni kanaka. Barakwereka nyamuneka, ese byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa atangire agirire ishyari mugenzi we kugeza n'aho amwica? Dore uko byatangiye. Hari ahantu hamwe, umunsi umwe, igitondo kimwe, hari umukobwa wagendaga n'amaguru, agenda yihuta, agenda mu by'ukuri asatira ahantu hari amazi. Ako kanya yagiye mu mazi, atangira kwirukanka afite ubwoba. Ageze imbere yikubise hasi, yubitse inda, afite igihunga, asa n'uri kwirukanka ahunga abantu. Agiye kubona imbere ye hamanutse imva mu kirere, yikubita hasi imbere ye, acyubitse inda, akiryamye hasi. Agira ubwoba ati ndapfuye mwokabyara mwe, ndapfuye. Cyari igitondo kimwe mu gashyamba kamwe. Ese uyu mukobwa we ninde? Ni muntu ki? Filime yacu iratangira inakomeza, uzagenda usobanukirwa
byinshi kurushaho. Niba mushyashya kanda subscribe. Ako kanya inyuma y'uwo mukobwa hahise haza ishusho y'umuntu usa mu by'ukuri na marayika, agiye kumva yumva amajwi. Imbere hari imva, inyuma hari amajwi y'umuntu. Atangira gutaka ati ndabingize ntimunyice, ndabinginze rwose rwose mumfashe ntimunyice. Kumbi ya shusho ni ishusho y'umwana, dore uko areba. Umwana atangiye kuvuga amajwi akomeye cyane ati genda genda uhambure iriya mva, iriya sanduku ugenda uyihambure. Undi ati mana yanjye ndayihambura gute, ndayipfundura gute? Ijwi riti genda. Wa mwana ati genda uyipfundure urebe ikintu kirimo. Yewe data we, yahinze umushyitsi, arahindukira gake gakeya, hajya kureba ijwi riri kumubwira ngo najye gupfundura iriya sanduku. Buhoro buhoro ahindukiye abura umuntu, ariruhutsa, ariko arebye imbere abona yamva iracyahari, ni isanduku. Yewe data we, dore ubwoba bw'umukobwa, dore ubwoba. Nakubwiye ngo filime yacu iri gutangira inakomeza, uzagenda usobanukirwa. Dore wa mwana yongera agaruka, dore isura ni isura, dore uko ameze. Niba ari umuzimu, niba ari marayika w'Imana. Yewe data we, wa mukobwa yakomeje gutambuka imbere yerekeza kuri ya sanduku. Baramutegetse ngo agenda ayifungure. Ese ni iki kirimo? Mujye mureba. Filime yacu iri gutangira, uzagenda umenya byinshi. Ese kuki uriya mukobwa yishe mugenzi we, bapfa umusore? Dore intangiriro ya byose ni iyi ngiyi, akantu ku kandi. Yakomeje gutambuka buhoro buhoro, afite ubwoba, ari gutitira, ari gutengurwa. Akareba inyuma agasanga wa mwana aracyahari, yatangiye kuvugiriza. Aravugiriza, arakomeza. Uwo mukobwa ari ahangaha ati ndapfuye, naregeje, ndapfuye we, ndapfuye. Yageze ku isanduku, dore uko isanduku isa wagira ngo ivuye mu mva. Arangije yaje ahangaha atangira kuyipfundura buhoro buhoro, ariko kuyikoraho afite ubwoba. Yatangiye gutengurwa, ahinda umushyitsi, abira ibyuya, aravuga ati ndapfuye. Yarayipfunduye gake gakeya, arazamura, arakomeza arazamura. Kumbi muri ya sanduku harimo umugabo, harimo umurambo w'umugabo. Mwokabyaramwe, umugabo ukiri mutoya. Wa mukobwa arahindukiye, ntago arabona ikirimo. Arahindukira, agiye kubona mu isanduku harimo umuntu azi. Avuza induru ati yewe data we, papa, ati ni papa wanjye. Barakwereka kumbi yarotaga, yashigukiye hejuru asanga yarotaga. Ati yewe data we, mbega inzozi we. Kumbi papa we bararyamanye. Mujye mureba, n'umwana abana na se, arose inzozi mbi. Isare mu isanduku yapfuye. Isata ariko si umwana mwuka byaramwe, bigenze bite? Ariko agiye kubona bwakeye, ahubwo baryamiriye. Umwana arahangaha aracyafite ubwoba bw'inzozi amaze kurota. Inzozi ziteye ubwoba, inzozi mu by'ukuri buri wese atakifuza kurota. Yesu aramwitegereza, umwana yitegereza se. Urebe, yabanje kubara n'icyo amubwira. Yesu ati ariko se, niko bikugendekeye gute? Tuvuye aho rero twagarutse ahangaha, hari abanyeshuri bari bategereje mugenzi wabo. Nakubwiye ngo filime iri gutangira,
uzamenya impamvu uriya mukobwa yishe mugenzi we hakamushyingura ngo bapfe umusore bapfe umugabo. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Ako kanya hari imodoka nziza, iyi modoka rwose y'igiciro yazaga ahangaha, abanyeshuri bose bategereje uri mu modoka, banze kujya mu ishuri. Ni umwana w'umukire, umwana w'umuherwe, bose baramukunda baramwemera. Imodoka igeze ahangaha yarahagaze, ako kanya hari uwavagamo. Ese ninde? Habanje kuvamo umurinzi, bodyguard, aza ahangaha aza gufungurira umwana w'umukire gake gakeya, buhoro buhoro, nta gahubuka. Yewe data we! Ese uyu mwana ni muntu ki bakingurira nk'umwami? Bidatinze baramufunguriye. Nawe ni umunyeshuri nk'abandi, ariko umunyeshuri wo mu bakire. Kumbi wavuyemo ni wa mukobwa, wa wundi wicishije mugenzi we. Filime nuko twayitangiye, dore nguyu nawe ni umunyeshuri, yari umunyeshuri nk'abandi, uwo yicishije ni umwe muri abangaba. Ese byagenze gute kugira ngo bigere ku rwego rwo kwicisha mugenzi we, bapfa umusore bapfa umugabo? Barakwereka. Filime yacu ni uko igenze. Ni igice cya mbere ku munsi w'ejo, ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista. Ciao. God bless you.